Bakunzi b'Agato Media TV, reka nongere mbasuhuze ngira ngo mbabwire yuko n'ubundi turi kumwe mu kiganiro, ngira ngo rero mbatumire n'ubundi tugumye kujyana mu kiganiro, kandi mbabwira ngo n'ubundi mukomeze gufatanya nanjye mukora subscribe, mukora share, mukora comment, ndetse mukore like. Hariya hari urutoki ruhagaze mukandeho, mujye hariya handitse comment hasi, hanyuma mukandeho naho mujye mwandikemo ibitekerezo byanyu cyangwa se ibibazo cyangwa se inyunganizi ku byo tuba twagiye tuganira, hanyuma birusheho kuba byiza. Ngira ngo rero iki ni ikiganiro n'ubundi cy'ubuzima bugiye butandukanye bw'ibibera hirya no hino mu isi. Ndacyavuga rero ku mibereho y'abanyarwanda muri rusange, uko abanyarwanda barushagaho kugenda babana. Rero uko ubuzima bwakomeje kugenda buhinduka, kuvuga ngo abanyarwanda twagiye kera turushaho kubana neza. Na n'uyu munsi iyo urebye imibanire y'abanyarwanda n'abandi, usanga n'ubundi babayeho neza kurusha andi mahanga, cyane ko mu Rwanda ubu ngubu dufite umutekano rwose ni ikintu navuga ko cyuzuye 100%, cyane ko dufite nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu Paul Kagame wafashe iya mbere mu buryo bwo gukora ikijyanye n'umutekano mu rwego navuga ko rwuzuye pe, ashyiraho abayobozi babereye. Ndetse n'ibyo ngibyo si byo navugaho byinshi cyane, si no gutaka cyangwa se amarangamutima. Nta muntu n'umwe utabibona ubwitange bw'umukuru w'igihugu ku bijyanye n'ibi ngibi, ndetse si umutekano w'imbere mu gihugu gusa, agerageza no kujya mu bindi bihugu agenda ashaka umubano, dore ko ibindi bihugu nabyo uyu mutekano dushaka imbere mu gihugu uba ugomba no gushakirwa no mu bindi bihugu, dore ko ibihugu tuba duturanye iyo bitabaye ngombwa ko tubana neza, nabyo bishobora kugira uruhare mu kuduhungabanyiriza umutekano. Cyane ko ubu tubona nka Kongo ubu ngubu ni igihugu kibangamye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, cyane ko hariyo intambara, hariyo n'abantu basize bakoze jenoside hano mu Rwanda, bimaze igihe bivugwa nka FDLR rero ubu ikaba ari ikibazo gikomeye hagati y'u Rwanda na Kongo, cyane ko rero tubonerayo n'indi mitwe yavutseyo, tuvuge nka M23, n'indi mitwe nka za Mayimayi, n'indi mitwe myinshi tugenda twumva iri mu gihugu cya Kongo. Ibyo byose ntabwo twashidikanya ko bishobora kuba bibangamiye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko imbere mu gihugu cyacu dufitemo umutekano, nubwo ntabyera ngo ntabwo hajya haburamo ibintu bigenda bishobora guhungabanya umutekano. Birahari cyane nk'umusirikare twumvishe nka hariya cyahoze ari Cyangugu Nyamasheke, umusirikare aho yishe abantu 5 ahantu twumvishe ko yari yagiye kunywera mu kabari. Ibyo ngibyo rero ni ibintu by'abantu ku giti cyabo, ariko muri rusange umutekano wo ndavuga ko ari wose. Rero ngira ngo ibi ngibi byose bikomoka ku mibanire myiza y'abantu n'abandi. Ngira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe arabyivugira kandi arabizi ko kugira ngo umutekano uboneke mu gihugu nuko abaturage baba babanye neza, ariko ibyo byose akaba ari uri ku isonga kugira ngo agaragaze uburyo abaturage dushobora kuba tubanye neza. Rero ngira ngo imibanire myiza ikindi kirema ni urukundo. Iyo abantu badafite urukundo ntago bagira imibanire myiza, byo ni ikintu kidashoboka. Buriya iyo bikozwe mu buryo bw'amarangamutima gusa
ibintu bigeraho bikazashwanyuka bikarema ikindi kintu kitari cyiza, ku buryo cyazana umwuka mubi. Uwo mwuka mubi nawo ugatutumba ukavamo ibindi bintu by'intambara nyinshi, ibintu bigenda bigaragara ko atari byiza, birimo ibibazo. Rero ibyo byose ngira ngo umuyobozi wacu navuga ko ari umuyobozi w'ikirenga bicungira hafi, ndetse murabizi no mu nzego z'ubuyobozi kenshi ngiye navuga ko nanamushimira cyane. Namushimira rwose mwa bantu mwe n'abaturage muri rusange, mureke dushimire umukuru wacu w'igihugu kuko yakoze ibintu by'indashyikirwa. Ndabivuga atari amarangamutima, ndabivuga mu kuri kwanjye, kubera ko uyu mukuru w'igihugu icyo muvugaho akenshi muzareba mushobore gupima cyangwa se murebe abayobozi bamaze guhinduka mu nzego zigiye zitandukanye muri iki gihugu, ariko aba bayobozi baba barashyizweho mu buryo navuga ko atari uburyo bw'amatora, ahubwo ni uburyo batoranwa hashingiwe ku nzego n'ubundi zishinzwe gushyiraho ubuyobozi. Nagira ngo rero dufatanyirize hamwe gushimira umukuru w'igihugu cyacu, dore ko yitaye ku mutekano bisumbye ibindi byose byatuma dushaka kumva ko hari izindi nzira z'ubundi buzima. Ibyo ngibyo babitekereza batyo bashobora kubyibagirwa, kubera ko icyangombwa tuba dufite hano hanze ni umutekano, kandi umutekano urahari. Iyo ubona uryama ukabyuka amahoro, ukagenda ijoro ukabona uratashye nta kibazo, cyangwa se washaka ukanarura ugenda uzi neza ko utakwambuka ngo ujye hariya muri Kongo, ndetse niyo haba ku manywa ngo ubashe kuba watambuka gutyo gusa, wizere ko uri butahe amahoro. Ubona abantu bashobora kuba ahantu kanya gato ugakubita bagahita biruka, rero nicyo gishobora gutuma usubira inyuma ukavuga uti njyewe nashima umukuru w'igihugu kubera ko ducungira umutekano ku rwego ndetse udashobora kwibaza ugereranyije n'ibintu byabaye mu gihugu cyacu. Akaba igihugu yaragishyize ku murongo, rero ibyo ngibyo bitume uko byagenda kose tugaragaza ishimwe ku mukuru w'igihugu cyacu ndetse n'ubufatanye burambye, kugira ngo natwe tugende bigaragara ko ubuzima bwacu ari bwiza cyane bishingiye ku mutekano dufite mu gihugu. Ngira ngo rero reka iki kiganiro tugihagarikira ahangaha. Ni ikiganiro tuzakomeza kurebamo byinshi ku gihugu cyacu, tureba amateka, dukomeze tugende tureba ibintu byatwubaka mu bwonko, ndetse turebe ko twagenda dusubiza ku murongo ubuzima. Nubwo turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, dore ko igihe cy'ikoranabuhanga kivuze icyitwa iterambere. Ibyo rero bitume tumenya ko iterambere atari ryo kudusubiza inyuma mu bwenge, ahubwo ari ryo gukomeza ubwenge bwacu kugira ngo tugende tugera kuri byinshi. Kandi mumenye ko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Ntago ku isi tuzakora nk'Imana, dukora nk'abantu, ariko mu ijuru hari Imana ishobora kudukoresha ibikomeye tudashobora gukoresha amaboko yacu. Akaba ariyo nsaba ngo iyobore umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame, kugira ngo akunde abashe kuyobora abanyarwanda nk'uko bikwiriye, abageze aho ashaka kubageza ayobowe n'Imana. Rero ngira ngo bakunzi wa Gato Media TV, iki kiganiro nacyo reka mbabwire ko ari akagaruka. Ciao ciao.